Hari igihe abantu baba bibaza kuki abantu bashakashaka ubuhanga. Muri iki gitabo rero cya Saint Thomas Aquinas cyitwa Summa contra Gentiles, atubwira impamvu abantu bashakashaka ubuhanga. Muri chapitre ya kabiri avuga of the author's purpose. Dusomye dusanga avuga ati mu bintu byose umuntu yahihibikanira gushaka ubuhanga nibyo bitunganye by'agaciro gakomeye bifite umumaro uhebuje kandi bishimishije cyane. Biratunganye cyane kuko uko umuntu yiyegurira gushaka ubuhanga ni nako atangira gusogongera ku byishimo nyakuri. Hahirwa umuntu utura mu buhanga. Bigaragara muri mwene Siraki 14:22. By'agaciro gakomeye kuko bituma umuntu yegerana n'Imana iyo yaremye byose mu buhanga. Ibi gendera kuri Zaburi 104:24. Bifite umumaro uhebuje kuko binyuze muri ubwo buhanga tugera mu budapfa. Icyifuzo cy'ubuhanga kiyobora ku bwami bw'iteka. Ibi ngibi bigaragara mu buhanga 6:21. Bishimishije cyane kuko kuganira nabwo bidasharira kandi kubana nabwo bitarushya, ahubwo bizana akanyamuneza n'ibyishimo. Ibi bigaragara mu buhanga 8:16. Ariko hari impamvu ebyiri zituma bitoroshye kurwanya buri kosa ryose ukwaryo. Iya mbere ni uko amagambo y'ubushinyaguzi y'abatuvuguruza tutayazi neza ngo tubone uburyo bwo kuyasubiza dukoresheje amagambo yabo bwite. Ubwo nibwo buryo abahanga ba kera bakoreshaga barwanya amakosa y'abapagani, kuko bari bazi neza inyigisho zabo, babaga barahoze ari abapagani cyane cyangwa barabanye nabo bakigishwa inyigisho zabo. Icya kabiri ni uko bamwe muri bo nk'abayisilamu n'abapagani badahuje natwe mu kwemera ububasha bw'ibyanditswe bitagatifu byatuma batsindwa. Nk'uko dushobora kujya impaka n'abayahudi dukoresheje isuzuma rya kera, cyangwa n'abarwanya inyigisho z'ukuri heretics dukoresheje isezerano rishya. Ariko aba ntibemera na kimwe. Niyo mpamvu ari ngombwa kwitabaza ubwenge karemano bwo uwo ari we wese yakumva. Ariko mu bintu by'Imana ubwenge karemano buba amayobera kenshi. Ibi rero ni muri Summa contra Gentiles chapitre ya kabiri. Ikintu cyane cyane avugaho cyo kumva ni ukuvuga ngo ushaka kwigisha abayisilamu cyangwa se n'abandi bapagani runaka, ushaka kubigisha ko batemera isezerano rya kera, ko batemera isezerano rishya dufite, uzabigisha ute? Ni ukuvuga ngo bisaba gukoresha ubwenge karemano. Ibi rero ni byo avuga by'ubu buhanga, kubera ko ubu buhanga avuga ntago nyine umuntu wese aba ashobora kubwumva tutitaye ko yaba ari umuyisilamu cyangwa se atari umuyisilamu. Ibi rero nibyo bavuga ngo wisdom, kandi tuzi neza ko hari aho nibyo bavuga wisdom. Turebye wisdom of God, asking God for wisdom, tubona aho basaba if you need wisdom ask our generous God, he will give it to you, he will not rebuke you from asking. Ni ukuvuga ngo nusaba ubuhanga Imana izabuguha. Muri Yakobo 1:5 dufite mu migani ahantu henshi batubwira gusaba ubuhanga. Niyo mpamvu rero niba ushaka kujya kwigisha abasilamu, niba ushaka kujya kwigisha n'abandi, tukabona ko mu Bakorinti ba mbere 1:24, Bakorinto ba mbere Abakorinto 1:24, Bibiliya yera
ariko ku bahamagawe b'Abayuda n'Abagiriki ni Kristo ari we mbaraga z'Imana kandi n'ubwenge bwayo. Hano bavuga wisdom of God, apana intelligence, ntabwo ari ubwenge ahubwo ni ubuhanga bw'Imana. Ndibaza 24 katurebe muri Bibiliya ntagatifu ko babisobanuye. Naho ku batowe baba Abayahudi cyangwa Abagereki, Kristo ni we bubasha bw'Imana n'ubuhanga bwayo. Yego, ubuhanga bw'Imana ariyo yiriya wisdom. Ariyo mpamvu na hano muri Thomas Aquinas avuga ko gushaka ubuhanga bw'Imana aricyo kintu gikomeye cyane umuntu ashobora gukora. Ubwo buhanga bw'Imana nibwo butwereka paje 19 muri Summa Contra Gentiles, batubwira ko the pursuit of wisdom is more perfect, more sublime, and the more useful and the more agreeable. Iyi rero wisdom, ubu buhanga bw'Imana tubonye ko mu Bakorinto ba mbere batubwira ko ari Kristo. Rero ubu buhanga bw'Imana nibwo Imana n'ubundi yakoresheje yaremyemo ibintu byose, bivuze ko ujya kwigisha abantu nk'Abasilamu ushobora gukoresha natural reasoning kubera ko batemera ibitabo byacu. Ariko no muri video za mbere twakoze naberetse uburyo ki ushobora no gukoresha korowani yabo, kuko ibi yabivuga ko ushobora gukoresha natural reasoning mu gihe utazi ibyo bemera kugira ngo abe ari byo uheraho bigisha. Ariko noneho ushobora no gufata korowani ukayiga ukayirebamo, noneho wamara kuyiga ukajya wabigisha ubwo ukoresheje korowani. So rero ntimwibagirwe gukanda subscribe no kudukurikira, ukanda subscribe, ukanda like no gusangiza abandi iyi video. So rero komeza gushaka ubuhanga rwose, Nyagasani muri kumwe, ntago azabura kubaha ubuhanga.